imyivumbagatanyo yabaye mu ijuru. Ye muntu nteze amatwi none ndakubwira nkwihanangiriza ubugukire gahunda z'Imana kuko iyo Mana ari urukundo. Imana yakoze agashya mbabwire, yaremye byose bimwitegereza, iti sinasoza ntaremye umuntu ari we muntu waremye mu ishusho yayo. Imana mu ijuru yakundaga abamarayika, ibiremwa yabanaga nabyo byayumviraga buri munsi, ariko inkomyi yabaye umuntu. Urukundo Imana yakundaga abamarayika, yiyeretse abo bamarayika yamaze kwiyambika ubumuntu. Abamarayika barayiyoberwa kubwo kwicisha bugufi cyane. Nimuyirebe mu cyubahiro, inkuba zikubita, umuriro ugurumana, isubire mu bumuntu. Abamarayika bayiruta ubwiza, babengerana sinakubwira, ako kanya ibibazo biravuka. Umumarayika Rusuferi yari umukerubi utwikira, yarabagiranaga ubwiza bw'Imana. Abonye Imana yaciye bugufi, ati sinakubaha ndakuruta ubwiza. Imana irareba irituriza. Rusuferi ubwo aratangiye, agambanye n'abandi bamarayika. Abamarayika barayoberwa, ariko basabwa kwihitiramo. Mu ijuru ubwo haba intambara, Imana ihinduka umurwanyi, arwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo, ariko mu ijuru habo ntihaba hakiboneka. Ikiyoka kiracibwa, nicyo cyitwa umwanzi ari we Satani. Yamanukiye isi afite umujinya mwinshi, azi ko afite igihe gito. Nkundira tube maso ataduhitana. Mu ijuru habaye akaga, Imana ihinduka inyentambara. Abamarayika bicamo ibice, bahitamo uwo gukurikira. Bihitiramo uko bashaka, bamwe bati turi ku Mana, abandi bati turi kuri Rusuferi, abandi bati tuzakomezanya n'uzatsinda. Umva nyamuneka mbabwire, ijuru ryabereyemo akaga. Imana itakaza abamarayika, 1/3 kiragenda. Rusuferi ahinduka Satani, ajugunywa mu isi n'abamarayika be. Abamarayika basigaye mu ijuru buzuweme n'intimba y'ako kaga umuntu ateye, ariko Imana irabaturisha, iti nimutuze nzarema umuntu. Imana ntiyarekeye aho, yerekanye akaga umuntu azateza. Ngiyo polisi izarinda umuntu, ngibyo ibitaro kubera umuntu, ariko Imana irangira murema. Abamarayika begera Imana, bati umuntu uzahemuka kuriya wakamuretse utaranamurema. Imana rero kubw'urukundo yamuremye imufitiye umugambi. Imana yinjiye mu rubanza, iraburana biratinda, haza imigabane y'abamarayika, ubutabera ndetse n'amategeko. Abamarayika b'ubutabera bati uwo muntu ntakwiye kuremwa, amategeko ati uwo muntu ntakwiye kuremwa, ariko imbabazi z'Imana zirahagoboka, umuntu ababarirwa ataranaremwa. Imbabazi zarahaserutse, ziti nubwo umuntu azihemukira akanyanga naramukunze kandi akica amategeko yanjye, nzamubabarira muhe ubugingo. Imana yavuze amagambo akomeye cyane, iti nzamurema mukunze rwose, kandi azihutira kuncumuraho, ariko kandi nzamucungura kuko namukunze ntaramurema. Ngizi imbabazi z'Imana, uhora ubwirwa ngo wakire, uti ntibindeba nzaba mbikora, kandi Yesu ateze ibiganza yifuza kukubabarira. Umuntu yahemukiye Imana, ngaho yemerera uyisange, uyibaze neza ibyaha byawe, uyaze ukuntu wayihemukiye. Imana nyibutse ibyaha byanjye, humura yiteguye kubikwibutsa, kandi yiteguye no kukubabarira. Ngwino twihute tumusange, tumutabaze bikiri none, ngo uyu munsi wo gukirizwamo uture umutwaro w'ibyaha byawe. Mbega amahano yazanywe n'umuntu. Umuntu yateje akaga mu ijuru, ariko Imana iremerera murema. Imana igatuma abamarayika bakaza kuganira n'umuntu mu ngobyi ya Edeni. Baraganiraga bigatinda, nta kindi bavugaga cyane, baberekaga ikiremwa cyagomeye Imana, bagirwa inama yo kukirinda. Adamu na Eva bakabyumva, bakumva nta kintu cyabahangara, ariko Satani yari abarakariye, anyura mu nzoka mbabwire, bibona basuzuguye umuremyi. Abantu bakomeza kugoma, haboneka Kayini na Abeli. Bidatinze Kayini yica Abeli, ingobyi ya Edeni ibibaye umwako. Abantu bakomeza kwanga Imana. Bigeze mu Itangiriro 6:6 hagira hati, Uwiteka yicuza ko yaremye umuntu mu isi, imutera agahinda mu mutima. Uwiteka afata umugambi wo kurimbura abantu yaremye, ariko Nowa agira umugisha ku Uwiteka
ko yakiranukaga mu b'igihe cye. Imana itegeka Nowa kubaza inkuge kubw'urukundo rwayo rwinshi ngo Nowa azayihungiremo. Uko Nowa yubakaga inkuge niko yaburiraga abantu ababwira ati imvura izagwa, mwene muntu aho kumva ahubwo akarushaho kwinangira. Inkuge imaze kuzura, Nowa Imana imuha gahunda yinjira mu nkuge nawo umuryango we bose, kuko Nowa yari umukiranutsi mu maso y'Imana. Umurongo wa 17 w'itangira igice cya 7. Amazi akwira mu isi, inkuge ireremba hejuru y'amazi, ariko Nowa n'umuryango we bararokoka. Harokotse abantu 8, nyamara si wo mubare w'abantu bari ku icyo gihe. Nge nawe tutabaye maso, natwe ntitwazarokoka ino si. Muntu nyumva unteze amatwi, ndakugira inama uyu munsi gusange Yesu bigishoboka, kuko ari ku rugi rw'umutima wawe. Sanga Yesu mwihererane, waba uri mu kazi mubwire, waba ugenda mu nzira, waba uryamye cyangwa wicaye, waba uhagaze aho uri hose. Uti Yesu we nje uko ndi, nyereka ububi bw'ibyaha byanjye, kuko nkeneye kwiyunga nawe. Namara kubiguhishurira, uzayisaba imbabazi, ubone amahoro yo mu mutima. Iyi DVD yitwa Akimenye Rirashe, Kiyibagiwe rizoye, Kisobanukirwa rirenze. Icyo ibyo bivuze ko umuntu hari igihe kigera akisobanukirwa, agasobanukirwa n'ubunyacyaha bwe, ngo kiyibagiwe rizoye, akiyibagirwa igihe zuba ryo gukiranuka, zuba ry'imbabazi arimo agira ngo amukize ibyo byaha bye. Igihe Yesu Kristo we zuba ryo gukiranuka azaba amaze kurenga, nibwo umuntu ashobora kuzisobanukirwa akazajya gushaka imbabazi ariko atakizibonye. Iyi DVD rero Akimenye Rirashe, Kiyibagiwe rizoye, Kisobanukirwa rirenze, igizwe n'ibyigisho 10. Ushobora kugerwaho na kimwe muri byo, cyangwa se ukagira umugisha wo kubitunga byose. Gusa icyo nkwisabira ntabwo yateguwe kugira ngo nkunde ngusetse, ahubwo umugambi kwari kugira ngo usobanukirwe n'ikibazo kiri hagati yawe n'Imana. Numara kukimenya neza, ujye imbere yayo, ufate umwanya wihererane n'Imana, usenge. Kandi usenga atari bimumenyereye, ahubwo usaba Imana kugira ngo yishure umutima wawe. Ikindi kandi iyi DVD itangirwa ubuntu. Wowe uzagira umugisha wo kwitunga, ikagira ikikumarira. Nawe usabwe kuzayigeza ku bavandimwe bawe, ababyeyi bawe, inshuti zawe n'abaturanyi bawe, kugira ngo nabo bamenye uburyo bakiyunga n'Imana hakiri kare, imbabazi zitari zarangira. Ndagusabira kugira ngo rero umwuka w'Imana abane nawe, kandi ajya gushoboza kumva ibiyikubiyemo byose, mu izina rya Yesu. Imana muri aya masaha, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nshuti muvandimwe rero, hari umuburo ngira ngo ugezeho aka kanya, ndagusabira mwingingira cyane kugira ngo ukurikire wumve, kuko ni umugani ugana kariho, kandi harabeho uhurira n'ijambo ry'Imana. Ni amagambo avuga ngo Akimenye Rirashe, Kiyibagiwe rizoye, Kisobanukirwa rirenze. Wabyumvise? Akimenye Rirashe, Kiyibagiwe rizoye, Kisobanukirwa rirenze. Reka baze mubwire iby'aya magambo. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 3 umurongo wa 7 haravuga ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Umurongo wa 15 hakavuga ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Umurongo igice cya 4 umurongo wa 7 naho hakavuga ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Igice cya 3 umurongo wa 20 ibyahishuwe haravuga ngo niwumva ijwi rya Yesu ukengure, kugira ngo Yesu yinjire mu mutima wawe. Yesu arifuza kwinjira kuko atigeze yaguturamo, arifuza kwinjira kuko atigeze yakubonamo umwanya.
indirimbo ya Salomo igice cya 5 umurongo wa 2. Umva icyo ijambo ry'Imana ryavuga. Nari nsinziriye ariko umutima wanjye uba maso, ngiye kumva numva ijwi ry'umukunzi wanjye akomanga aramutse ati, kingurira mukunzi wanjye, kingurira mushiki wanjye utagira inenge, numa yanjye we kingura, kuko umutwe wanjye watonzweho n'ikime n'umusatsi wanjye urimo ibitonyanga bya nijoro. Nekoye mu mwambaro wanjye n'abambarane, nogeje ibirenge byanjye nabyanduzane. Sarambwira ngo ngingo reba ndiryamiye, reka nisizirire ibyo nabo nabivamo. Umukunzi yakomeje kwinginga cyane, reka njye gukingura. Nuko nkingurira umukunzi wanjye, ariko nsanga yahavuye yigendeye. Yewe mukunzi wanjye we, yewe mukunzi wanjye we, ese wagiye ye? Yewe mukunzi wanjye we. Ngira ngo uratekereza neza iby'uyu mukunzi. Iyo avuga ngo nari nsinziriye, gusinzira bivuze kwibera mu byaha. Yari ibereye mu byaha, nkuko nawe uri mu byaha, wabivukiyemo ubikuriramo. Nyamara kubw'urukundo Yesu agukunda, aza akomanga, aza yinginga, kingura, numa yanjye, mushiki wanjye. Kuki Yesu avuga yuko uri mushiki we? Nuko yemeye kwigira umuntu kugira ngo azabone uko agucungura. Numa yanjye, kuko wakabaye ubuturo bwa Mwuka w'Imana. Mukunzi wanjye utagira inenge, suko nta nenge ufite, ahubwo arimo arakureshya ngo nabura ube wamukunda. Mukunzi wanjye utagira inenge, maze uyu mukunzi cyangwa se wowe nawe uragenda uriryamira uti ati none se ko nogeje ibirenge byanjye. Kuvuga ngo yogeje ibirenge bye nuko yari yamaze gusanga mu bitekerezo bye nta cyangira, ndatunganye, nikwe mu mwambaro wanjye. Nukwibona yuko wamaze kwikuramo ibyaha byawe byose, nta mpamvu n'iyi n'imwe yagutera gusanga iyi Mana. Nuko rero uyu mukunzi yaringinze Yesu Kristo, yaringinze bigeze ugasese ku kuboko mu mwenge w'urugi. Gukingura icyo bisobanura ni ugufata ibihe byo gusenga. Buryo uhamagarirwa ngo niba uri mushaka umukunzi wawe, niba ushaka gukingura Yesu, ni ugufata ibihe byo gusenga ukamukingura umutima wawe wose ukamwereka. Ariko uyu mukobwa yanze kubikora, uyu mugeni yanze kubikora, akomeza kwikundira ibyaha nkuko nawe ubikunda, abiryamamo yumva nta kibazo. None se wowe ni iki gituma udasanga Imana? Guseseka ukuboko mu mwenge w'urugi. Imana yaguteje ibibazo bikomeye, ibyago byaraje ntabwo ihaniye, igihombo cyaraje wabuze ubwapfukamira Imana, kugeza ubwo unyuzwe no gukomeza kuba mu byango. Ntabwo wakingurira ngo umukunzi wawe Yesu Kristo aze abona waba. Unyuzwe no gukomeza kuba mu ngobyi y'ibyaha, mu ngobyi y'ibyaha, kandi hari ingobyi ya Edeni Imana yaguteguriye. Nukubera iki? Nukubera iki? Rero ibyo byose ntacyo byakumariye. Imana ayo ni amararike igenda ikoresha, ariko ikayakoresha yifuza yuko nibura niwumva ijwi ryayo nta kwinangira umutima. Ugomba guhita ko ufata icyemezo ukabyuka ukajya kumukingurira. None se warakinguye cyangwa ntabwo wakinguye? Uyu mukunzi amaze kugenda, Yesu Kristo amaze kugenda, nibwo umukobwa yisobanukiwe, asobanukirwa neza yuko nta mugeni atari kumwe n'umukobwa ritarema. Afata icyemezo, arirukanka ajya kumushaka. Wari uzi ko ariko nawe ugiye kuzatangira kujya gushaka Imana bitagishoboka? Uzajya gushaka Imana bitagishoboka. Imana hari ikintu yavuze, wabyanga wabyemera,
wapfukama cyangwa se utapfukama. Ariko muri Yesaya 45 umurongo waho wa 23 haravuga ngo ndirahiye amavi yose azapfukamira n'ayawe arimo. Ubimenye neza, n'ayawe arimo. Iyo Mana wayipfukamira ubu, wabyirengagiza icyo cyose Imana indahiro yayo idashinduka, ijambo ryayo ridashinduka. Yesaya 43:25 ngo ndirahiye amavi yose azapfukamira. Wapfukamiye Imana hakiri kare, wayipfukamiye, wayicinguri. Ndavuga amavi y'umutima, waciye bugufi, ugacisha bugufi umutima wawe, ukemera ukayisanga, ukayihana ibyo byaha byawe. Hari n'ijya tuvuga ngo hari abajya bafite ibyo byo gusenga akamara iminsi 7, yagiye mu butayu, yajyana runaka, ariko akabuvamo uko yabugiyemo, akabuvamo Yesu atabonye umwanya mu mutima, uko yajyamo mu n'ibindi bibazo. Yagiye gushakamo abagabo, yagiye gushaka ati Mana mvana wino nyatsi irandambiye. Ariko igikwiriye nshuti muvandimwe, ukwiriye gusanga Imana. Ndabibonye ko ndakugira mu bugingo bwanjye ikinyuzwemo n'ibyaha, kandi Yesu ntashobora gutura nawe n'icyaha ubugingo bwawe. Birakwiriye ngo hitamo kimwe, urakomeza Yesu inyuma cyangwa se uramukingurira.